inanga zirimo imbonezamihigo y'amasimbi ku mugongo ikabindatirwa abahizi umberega umujyanama n'inka ya ntama umugenda ari bumbye bwakwira rigahundagara yarayikojeje inkokora hasi inkoko ziranaga aho cyangwa ino rucogoza manzi ateye abahinzi ubwoba kiziranga zirahinduye zirahiga zirimo inka y'inkoronko yakomye inkoro hasi ijuru ribyara imihindagaro n'irutebe rw'imihiga intwari zeta iminega rwa muhirwa n'imbuga iyo nka nimbona rudahinyuka bifuza abanyabihogo dore imana yiremye mu nziza imanzi ziyikwira ku mubiri zivugwa mu zogeze mutaka arizo ngabo zirembyeho umugaba zikamenya umugambo wo gutabara n'inyange zanogeye amaso n'inyambure y'ubukari bagira n'ingeri zidaturwa n'ingabo mbi n'imbora rutero zavuga n'isati inyosherezwa amanwa n'izibara nzamubona umwami wanjye ubwo azagaragarira ku bicu mubiri nawe wasiwe nimuneke ndakomeje kuko ndumva imirindi y'untabara ari hafi ngatabarwa. Mwiriwe neza nanone bakunzi bacu muri studio zacu twongeye twakiriye abakobwa hano beza bafite amajwi meza muraza kubishimira muraza kubakunda ndabizi baratangira batwibwira batubwiye n'ikibagenza. Murakoze nitwa Uwisenga Madeleine ndo mukobwa ndo muririmbyi kandi nkunda Imana n'abantu. Murakoze kandi nishimiye kubana namwe muri bihe byiza turi kumwe nawe. Asante. Kuvuga gake cyane se no ubwitonzi no ni iki? Oya ntago ndi kuvuga gakeya ntekereza ko ari ibyo. Murakoze nitwa Marceline bana n'uyu mugenzi wanjye tubana muri korali turanaririmba ku giti cyacu. Sawa murakoze cyane mutubwiye ko muririmba muri korali mutubwiye ko muri nyine muri abaririmbyi giti cyanyu no muri korali sibyo muririmba indirimbo za gospel? Yego turimba gospel turazifite zirahari. Ni korali yitwa abakorera Yesu hano Kacyiru. Yego murakoze cyane muririmba ariko nk'ibintu mutubwiye bagenza ko muririmba tubane twumve n'amajwi yanyu indirimbo yanyu ariko ni ikibazo akaturirimba bivuga ngo Imana iturinda urujya n'abanza buri munsi. ese wawuze umubare w'inyenyeri cyangwa se amasoko aturuka? ese wamenya umusenyi wo ku nyanja ukungana cyangwa se intangiriro n'iherezo by'ijuru? Ibyo byose kutabimenya ni ihurizo rikomeye ni nakutamenya ingano y'urukundo rw'Imana. Icyo nzi cyo ni uko Imana idukunda, icyo nzi cyo ni uko ihora itwitaho iturinda amajya n'amaza buri munsi. Imana ihora itwibuka iturinda amajya n'amaza buri munsi. Imana ihora itwibuka nk'uko umunsi ugira aho utangirira ukagira naho urangirira, nk'uko ibihe bihora bisimburana niko ineza y'Imana igenda ku buzima bwawe. Icyo nzi cyo ni uko Imana idukunda,
nzi cyo ni uko ihora itwitaho iturinda amajya n'amaza buri munsi imana ihora itwibuka. very nice murumva ino majwi y'abantu bashiki bacu ni meza cyane bararamya bagahimbaza imana. Yego ntago mbabeshye oya ntabwese ko mfite amajwi meza mwiyemeje kuririmbira imana gusa n'abantu ntago hari indirimbo hari ziri sakira n'iziri gospel. turabizi ariko twebwe turirimba gospel zonyine cyakora hanze ya gospel nibwo umwe muri twe afite indi mpano ku ruhande yo kuvuga amazina y'inka kuririmba ibihozo mu bukwe ya zina y'inka ibihozo ariko iyo ni iyindi content ariko byose ni ubuhanzi. byose ni ubuhanzi. ndubizi mu hari aho ujya ubikora hari aho njya mbikora akenshi mu bukwe ndabikora cyane kandi mba numva ndi proud yabyo kandi mba mbikunze. wadusogonje akantu gato cyane k'amasegonda 15 biragorana mbwiye. Ntago bigora ahubwo nuko numvaga atari umwanya wabyo. ubwo niwe wabigeneye kereka wenda aricyo kiganiro twajemo iyo ahantu ugiye kubikora ntago baguha amafaranga siba kwishyura ku iyo wabikoze. urumva baranyishyura ko mbikora nk'akazi nabigize umwuga ko ahanini genda mu makwe atandukanye bakanyishyura twavuganye n'umugeni cyangwa se umukwe ushaka ko mukorera noneho twamara kuvugana tukagira ibyo twumvikanaho noneho nkagenda nkamukorera. umuntu uri kudukurikirana none se araza kubwirwa n'iki ibyo ukora uko bimeze ngo abe yanaguhamagara nawe umukorere. umuntu uri kudukurikirana cyangwa se wabyumva kumva ko ashaka ko mukorera afite YouTube channel yitwa Marceline Official cyangwa se wandikamo Mutahira Marceline noneho bahita bigezeho bakwereka video nagiye nkora mu makwa agiye atandukanye hariyo n'ibindi bikorwa byanjye. Yego ukasogonyeza nyine kwantu kubyo umuntu ajya kureba nyine kuri channel yawe ariko azi ngo ngiye kureba hiki yagiye kuri iki biragoye ariko kamvuga gatoya kamvuga amahamba nkundira nkubwira iyo muzacu umverega zirimo imbonezamihigo y'amasimbi ku mugongo ikaba indatirwa abahizi umberega umujyanama n'inka ya ntamu umugenda ari bumbye bwakwira rigahundagara yarayikojeje inkokora hasi inkoko ziranaga nice. noneho hakaba n'ikindi gice cy'amazina y'inka ubwo uhita winjira mu mazina y'inka turagutangiza uvuga ngo kamvugeho gatoya cyane. Yego cyangwa ino rucogoza manzi ateye abahinzi ubwoba kiziranga zirahinduye zirahiga zirimo inka y'inkoronko yakomye inkoro hasi ijuru ribyara imihindagaro n'irutebe rw'imihiga intwari zeta iminega rwa muhirwa n'imbuga iyo nka nimbona rudahinyuka bifuza abanyabihogo dore imana yiremye mu nziza imanzi ziyikwira ku mubiri zivugwa mu zogeze mutaka arizo ngabo zirembyeho umugaba zikamenya umugambo wo gutabara n'inyange zanogeye amaso n'inyambure bukari bagira n'ingeri zidaturwa n'ingabo mbi n'imbora ruteza avuga n'isati inyosherezwa amanwa n'ibatseho urubera ikaba irembo ryeze mwamariza guma kajya ariko niko bitavuga abo bivuga inshuro ushaka we cyangwa anezere ndabivanze. Okay, tugarutse ku rimwe bwe babiri mu miririmbire yanyu sibyo katugaruka kuri mwembe twumve uko bimeze nk'abaririmbye mufite amajwi meza
njye nabikunze ndashaka kumva amajwi yanyu. katuririmbe indirimbo ivuga ngo nzamubona nayo ni iyacu cyangwa twemerewe no kuvanga tonzi yacu. amahwa y'inzitane n'imifatangwe ni menshi mu nzira mpora ndwana n'ibinkurura ngo nsubire inyuma ndasiganwa ndaharanira kuzagerayo kuko ngendera ku ijambo ry'uwambwiye ngo nkomeze urugendo. amahwa y'inzitane n'imifatangwe ni menshi mu nzira mpora ndwana n'ibinkurura ngo nsubire inyuma ndasiganwa ndaharanira kuzagerayo kuko ngendera ku ijambo ry'uwambwiye ngo nkomeze urugendo. nzamubona umwami wanjye ubwo azagaragarira ku bicu mubiri nawe wasiwe nimundeke ndakomeje kuko ndumva imirindi y'untabara ari hafi ngatabara. nzamubona umwami wanjye ubwo azagaragarira ku bicu mubiri nawe wasiwe nimundeke ndakomeje kuko ndumva imirindi y'untabara ari hafi ngatabarwa. Amen. Katuririmbe indirimbo ya Dorcas nabo bagenzi bacu turabakunda kuvuga ngo imbaraga zawe ikamana zinyongera kugira by'amashami. imbaraga zawe uwiteka mana yanjye zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe. imbaraga zawe uwiteka mana yanjye zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe. Wow. Bari abakobwa ko mugiye kubarusha amajwi meza turabigira dute? oya ntabwo twabarusha gusa icyo nemera cyo umuntu wese afite impano ye n'ijwi rye ikiza nuko twese dukora ibintu bimwe kandi dukunda kandi ibintu byiza ya cyane. ntabwo wakora ibintu bibi kandi mumaze gusohora indirimbo? tumaze gusohora indirimbo ebyiri ariko ni ama audio ntabwo turakora amashusho ziracyari audio turateganya kuzakora amashusho igihe kizaza Imana nidushoboza. umuntu ushaka kuzumva yazisanga yazisanga kuri YouTube cyane n'ubundi yitwa Marceline Official niho yazikura hariho nzamubona ndetse na Iturimo by Marceline na Mad cyangwa se featuring Mad. itsinda ryanyu mwambwiye ko muri groupe muryita ngo kiko itoze nka Dorcas na Vestine na Papi Clever na Dorcas mwebwe
Madonna Marcel Yeah. byiza cyane. Hari ibindi bice tujya tugira mu kiganiro cyacu The Family Show bijyanye okay, muri abaririmbyi sibyo, ariko hari mu buzima busanzwe hari ibindi bintu bibazo mushobora kuba gusubiza ushobora bijyanye no kuba gukoresha ibitekerezo nakakubaza ikibazo ukaba wavuga ati ndagisubiza muri ubu buryo bitewe n'uko wagitekereje bitajyanye no kuririmba gusa. Tumenye ngo ese abantu mushoboye kuririmba gusa cyane n'ibindi mushoboye. Nta kibazo. Dogiteri yahaye umurwayi ibinini bitatu. Yego. Turi n'abakozi. kandi ni nabyo kuko umuntu agomba kubeshwaho n'imirimo n'abakozi. Murakoze. Dogiteri yahaye umurwayi ibinini bitatu. Abwira umurwayi we ati uzajya unywa ikinini kimwe buri nyuma y'iminota 30. Sibyo? Umurwayi azamarana ibyo binini igihe kingana iki? Subiramo ikibazo. Dogiteri yahaye umurwayi ibinini bitatu. Sibyo? Amaze kumuha ibinini bitatu aramubwira tuzajya ubinywa unywa kimwe buri nyuma y'iminota 30. Sibyo? Ese uwo murwayi ibyo binini azabimara igihe kingana iki? Ibyo binini azabimarana umunsi umwe. Gute? Kubera ko Biradusobanura uburyo azagenda binywa kugira bimara umunsi. impamvu mvuze ngo azabimara umunsi umwe, yamuhaye ibinini bitatu kandi amubwira ko ikinini azajya kinywa nyuma y'iminota 30 ikindi akimaze. Nufata ya minota 30 ugashyiraho indi 30 y'ikinini cya kabiri ugashyiraho indi 30 y'ikinini cya gatatu biratwara isaha n'iminota 30. Ubwo ni umunsi umwe. Ni 24 ariko urumva kandi yamuhaye bitatu gusa. Ni isaha n'iminota 30. niko nanjye bibyumva. Nta kindi. Ibyo isaha imwe n'igice. Isaha imwe n'igice nkurikije kondisiyo dogita yamuhaye. Isaha imwe n'igice da. Muhaye 0%. Ntabwo wama 0. Okay. None niba umpaye Ongera uhande mahirwe ya kabiri, ongera ushaka ikindi gisubizo kitari. Okay, ngende ugaruka nagenze kereka niba bafite ukuri kubona byumva. Ariko reka ubwire dukurikije ukuntu watubajije. Dogiteri yahaye umurwayi ibinini bitatu. Aramubwira ngo ikinini azajya kinywa nyuma y'iminota 30 amaze icya mbere. Kandi ibyo binini ni bitatu. Uratubaza ngo ibyo binini bizamara iminsi ingahe? Cyangwa se uwo murwayi azabinywa mu minsi ingahe? Mbese muri make ni igihe washakaga azabinywa. None se urumva atari isaha n'iminota 30? Abakobwa bacu rero babonye 0. Kundi muntu wabishobora muri comment atanga igisubizo. Gusa bo babonye 0. Undi muntu wagira ikintu arenzaho aduha igisubizo. Oya nukuvuga ngo igisubizo cyo ni 0. Kuko igihe hari ikindi gisubizo reka nandi abanza batubwire babyumva. Kuko hari ahandi babizi ndabizi. Kandi bataye igisubizo bitandukanye. Reka dutegereza kuri abo ngabo. Waba uri gufomboza? Amasaha 2. Uremeranya n'amasaha 2? Oya, uri gufomboza. Ubwo niyo wajya ku gisubizo akakubaza icyo gisubizo urishuwa ko ari cyo watubata ya igisubizo cyanjye ndi shuwa yacyo ndadukurikira byumve ni isaha n'iminota 30 byibura hari narenzaho hari gahuturuta dutatu kwa kundi umuntu aba ari gufata amazi twabyaranja gutya ariko yiri itari iyo ni isaha imwe n'igice
nyongewe n'amatwi. Reka twirebe akandi kantu kajyanye, dufite indorerwamo. Urabona nirebye mu ndorerwamo nzu kumeze n'ubundi, sibyo? Ntabwo ari buze ugutwi kwabaye gutya, ntabwo ari buze umusatsi wavuyeho, cyangwa se ndaza gutya meze, sibyo? Then bafashe indorerwamo nini cyane bayishyize hirya y'isi mu byumba dutuye. Urumva iraza ari kopi, n'abantu turaza turi kopi, sibyo? Se iri gufata neza gutya, iri kuguzamo uko bisanzwe, sibyo? Baramutse bafashe indi si imeze nk'iyacu neza uko, hari indi si bicaye gukora ikiganiro nk'uko turi kugikora, bambaye nk'uko twambaye, hari undi muntu nkanjye, ndi nkawe, sibyo? Hakaba nyine indi si imeze gutya fotokopi. Then bakavuga ati iriya si hariyo umuntu umeze kimwe, Musa, nawe Musa, nanjye dusa, rero bakahitishamo wewe, ati iriya si hariyo umuntu umeze kimwe. Ese wakwemera kujya guhura nawe? Kubera icyo utakemera kujya guhura nawe? urumva indorerwamo Oya no nuko kuvuga ngo wenda ngo yari igishushanyo ngo rikaci, ni ukuvuga ngo hari indi mibumbe za Mercury, za Venus, za Pluto, za biriya byose za Saturn, hariyo indi imwe nkazo imeze nk'iyacu y'abantu nk'uko kwacu neza fotokopi neza, nyine iyo ntabwo ari ngo wenda se ngo ni ifoto iriho cyangwa ni ishusho iri mu ndorerwamo, ni igihe nk'uko natwe turi hano. Naho uko bari kuganira bari kubavuga ati ku isi yacu hari undi muntu umeze kimwe, dushaka kumenya uwo muntu umeze kimwe, gutya fotokopi wajya guhura nawe? nari navuze oya, n'ubundi ndongera mbivuge. mbo nanjye ntabwo nakwifuza guhura nawe. Okay, ikibazo cya mbere cyagira giti, kuki tutakwifuza guhura nawe? Kubera yuko yenda ngewe ukuntu mbyumva, uwo muntu mu by'ukuri ahantu ari, nanjye ubwanjye niba tumeze kimwe fotokopi, maybe ndumva nyine ndireba ngewe ubwanjye ko n'ubundi meze nk'uwo muntu, ndakomeza nyine ngembe njye yeah. Utuma utajya guhura nawe? Impamvu numva ntajya guhura nawe, dushobora guhura ntibigende neza. Ni biki bitagenda neza? Urumva guhura n'umuntu umeze nkanjye, maybe nshobora kuba shoke, either nshobora wenda kuba nagira ikindi kibazo, mbese byanga byakunda hari akantu gashobora kwangirikaho kuri njye, kuko ntago wabona umuntu umeze nkawe uko umeze ngo wumve nyine ibintu biri feya, wumve ibintu ni ibisanzwe, byanga byakunda ushobora kugira akadepresi ukuntu usama kumva guteye ikibazo, bati umuntu umeze nkanjye, noneho uvuga nkawe, ureba nkawe, usa nkawe, wambaye nkawe, no tuvuga ngo aya ni amagini. Ese kambaze wa mbere, waramutse aje ko kwirebera, bashobora kubimbwira ati se wowe urajya hariya kureba umuntu musa, urajya guhura nawe? Waramutse aje ko kwirebera namureka nyine akandeba, hari nari nkumva icyo ashaka, yaje guhura n'umuntu basa namureka nyine akambona kuko nibyo yaba ashaka, so kuko njyewe ukuntu nyine nabifata uko nguko mbibonye, nkibaza uyu muntu turasa, ariko uko mbyumva cyangwa se uko mbibona ntekereza ko dushobora kuba dusa, ariko ntabwo twahuza ibintu byose. Nanone ni kopi yanjye, namureka nyine akambwira icyo ashaka kumbwira, byarangira ariko urumva nasigarana nk'ikintu cy'ikibazo ukuntu mbonye akantu k'agakwesheni. waje ko kwirebera ukabona kugezeho, waranze kujya kumuraba ukabona kugezeho?
n'ubundi namuhunga sinkubeshye nafamyamo ahubwo nakiruka navuga nti ndatewe mu ntabara navuduka n'inkweto byaba ngombwa nazikura isura oya ntago ngiye mbyumva reka mvuga ntoke byanga byakunda ashobora kuba ari umuzimu ko ntago numva ukuntu umuntu njyewe Marceline nakongera nkabona undi Marceline uhagaze hariya sugo bro tekereza yuko nyine ari umuzimu watewe tubatize uburyo bisekuru byazamutse aho ngaho ubwo nyine uhita ufamya mufatiraho ukiruka ubwo kuba uzi ko hari umuntu umeze kimwe fotokopi wirengagije ko ntago nabyishimira oya yema nshaka kuba njyenyine abantu twese tuba tutarabaziranenge sibyo hari igihe usanga dufite n'ibintu tuba twaduhisha muri tudashaka kwerekana bitewe n'uko twumva bitatugaragaza neza muri sosiyete tubamo sibyo ndimo ndibaza umenye ko hari wanze no guhura nawe ariko bamwe mu bantu bawe famiye yawe bagiye kujya kureba umuntu musa urumva nabo bafite abandi ko bagiye kureba musa sibyo baganira kandi ubwo ibyo akora n'ibyo ukora ibyo nubango nk'ikintu we wahisha umuntu bakojeje ukagisha kikabibanga rya kamera we bashaka kimubaza akakivuga kuko arakizi urumva yagusebya yagutamaza urugero wenda niba hari utuntu twawikoreraga ba secret afazari ko uwo mwanya agiye kubishyira hanze agiye kugutamaza isi yose irakubona abantu batari bakuzi barakumenya ko bagiyeyo already nababara ariko nahita nanabavamo je nahita amahungu hari ibintu ujya uhisha se kugera uyu munsi ntabyo kugera uyu munsi ntabyo misha bitari byiza cyangwa se wenda byatuma ntatambuka muri sosiyete ntabyo ariko ntekereza ko ijana ku ijana ntabwo ari intungane ariko nanone ariko n'ubu gutekereza nk'umuntu ese urabitekereje urugero nka gutekerezaho nabi atakubwira atari kuzi yuko uriya mukobwa gutekerejeho nabi ubwo urabimenye nese ubwo urumva atabansebeje ugomba gucashika bahita by'ibanga ryawe kuko umuntu ntabwo ibintu byose kubivuga ari byiza sawa sawa twari turi kumwe na mando Anne Marceline ndashaka musoze muririmbira abadukurikiye n'abantu bababonye bwa mbere n'abari basanzwe ndabazi mubakubite nk'indirimbo imwe cyangwa ebyiri munabwe support mubifuzaho kibazo indirimbo ya Bosco Nshuti kugira ngo yanyoboje nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora arankiza yishura imyenda yanjye yose nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora arankiza yishura imyenda yanjye yose yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi
yampfutse inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yampfutse inguma zose nari mfite nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye hangirira ibambe n'urukundo haranyomora aranyiza yishura imyenda yanjye yose yavuze niyadutererana hoya niyaduhana umwami w'abami ahimbazwe niyadutererana hoya niyaduhana umwami w'abami ahimbazwe dufite ibihamya byemeza ko yesu yagize neza dufite ibihamya byemeza ko yesu yagize neza twari turushe araturuhura twari turwaye umwami aradukiza nta shusho y'ubuzima twari dufite umwami w'abami araturengera yabanye natwe niyadutererana niyadutererana hoya niyaduhana umwami w'abami ahimbazwe ni wowe mana ishoboye byose ubuzima bwacu buri muri wowe ni wowe mana ishoboye byose ubuzima bwacu buri muri wowe tugufite turanesha tugufite mwami turakomeye hayiye tugufite yesu we turanesha tugufite mwami turakomeye muri wowe niwo tuzibera muri wowe niwo tuzibera muri wowe niwo tuzibera amen 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 muri yesu niwo tuzibera amen ibihe byose ibihe byose sapoti mushaka kuba babamenye bwa mbere abasanzwe babakurikira sapoti mu bifuza murakoze ubufasha tubashakaho ni uko badushyigikira bagasura chano yacu bagakora subscribe bagakora share na like ndetse bagatanga na komenti aho bumva igitekerezo cyabo bakakiduha kugira ngo tumenye ibyo dukora noneho mu buryo bwose n'uwashaka kuduhamagara twatanga nimero ya telefone wenda akazaduhamagara cyane ko bivuze ko nakora no mu bukwe akazaduhamagara tukajya kumuririmbira ni 078
53 15 kane gatanu icyenda 0 7 53 15 kane gatanu icyenda. twari muri studio turi kumwe na Madonna Marceline n'itsinda riririmba banakora mu bukwe Marceline by'umwihariko Mutahira Marceline usize byahamye. ku bantu mwifuza kuba mwabasapotinga mu buryo butandukanye no kubatumira mu abantu muba mufite amakwe, iki ni cyo gihe cyanyu, nimero bastanze mwabahavugisha muramutse mukeneye kuba mufite ubukwe mukeneye ngo Mutahira Marceline azabasusurutse yahagera. Ikiganiro cyari The Family Show, twe twaganiriye na Marceline na Mado na Junior Makena. Murakoze nawe utaha.